umugisha. Hari ibintu maze iminsi ndi gutekereza, ntago ngewe ndajyayo, ariko nziranye n'abantu bajyayo, numva yenda umuhamagara Imana yampamagaye, iyo gahunda yo kujyayo itanarimo, muri kwibaza ngo ni hehe. Naganiye n'abantu bajya mu Bushinwa kurangura. Amakuru namenye nuko iyo bageze hano ku kibuga cy'indege ntago baba bari kumwe n'imizigo baranguye. Wambwiye amuhaye amakuru murumva ayo yampaye ariyo ababizi ngo iyo avuyeyo banyura hano ku kibuga cy'indege naho aba yaranyuza agenda, ariko ngo iyo agarutse ntabwo bari kumwe n'imizigo yaranguye mu Bushinwa. Noneho rero abatazi uko bigenda bagira ngo ni umwesikoro ntiyari yagiye kurangura. Abatazi uko bigenda bagira ngo yararanguye barabimwiba n'ibindi batekereza. Ariko uyu muntu bazamenya ko yaranguye ari uko agiye kudeduwa n'amajerwa. Nibwo bazamenya yuko atazi aho batamwibye, ahubwo icyabayeho ntago yaziye rimwe n'ibyo yaranguye, ntibanyuze n'inzira imwe. Iyo twaje gusenga abatazi uko bigenda bagira ngo dutahiyeho. Ntabwo uri butahe wabaye muremure, indeshyo uri butahane ni yayindi. Uko usa ni kuri butahusa. Rimwe na rimwe mu bifatika nta n'ikintu uri butahane ushobora kwereka abo wasize mu rugo, ushobora kwereka abo watambutseho ngo babone ko uvuye gusenga. Baragira ngo uziyaho, ariko ntabwo uziyaho. Ahubwo ushobora kuba udatahiye rimwe n'iby'Imana yaremye. Kabiri, bishobora kuba byanyuze indi nzira mukaza guhurira mu rugo, ariko ntabwo uri buve imbere y'Imana nk'uko waje. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Nta muntu waza imbere y'Imana ngo atahiraho, ahubwo abatabizi bagira ngo tuzi aho ngaho, ariko ntawe uzi imbere y'Imana ngo ntibishoboka. Niyo mpamvu hari ingera mu rugo ukabona telefone iraguhamagaye, atariko mwaza ka kazi mwari mwasabye. Kubera iki? Kumbi ninde mudamu ushobora gusama ku munsi wa mbere akamenya ko yasamye? Ku munsi wa mbere yasamye yabimenya? Ntabyo yamenya. Uko iminsi igenda yicuma nibwo yumva impinduka mu mubiri, akajya kwa muganga cyangwa akoresha ubundi buryo agasanga aratwite. Umunsi amenye ko atwite nibwo aba yasamye. Iyo umuntu w'Imana ahagaze hano akavuga ngo Imana imbwiye gutya, akaza ati Imana imbwiye gutya, burya ikivuze kiba kiremwe. Ubwo nuko kiba kitaragaragara, ariko kiba cyaremwe. Uyu munsi ntago ndi bubanze gushitoma ijambo ry'Imana, abanza babwire teme y'ijambo Imana yampaye. Mbere uwo muntu ikiganza mubwire ngo nubwo bimeze gutyo umucunguzi wawe agiye kugaragara. Kandi umuntu wese yaje bimeze, ariko mubwiye ngo nubwo bimeze gutyo umucunguzi wawe agiye kugaragara. Kwese dutere haleluya. Bigoye nubwo waje biruhanije, ariko ngufitiye message, uwo wiringiye agiye kugaragara. Witinya nshuti we, witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinza kwibagirwa, kuko wambereye inkoramuti. Witinya nshuti we, ndi kumwe nawe kuko wambereye inkoramutima. Humura nshuti yanjye, humura, kubona imisozi imbere yawe. Humura nshuti yanjye, humura, kubona ibibazo
nijoro rihamagara na n'irindi joro amanywa nayo hakitaba. Iryo nijoro rihamagara n'irindi joro amanywa nayo hakitaba. Amarira yawahindutse ibi, wowe wari umaze Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira yawahindutse, wowe wari umaze iminsi ubabara, Imana irakwibutse, irakwibutse. Haleluya! Abizeye kwibukwa n'Imana tuzamura amaboko tuhe icyubahiro. Hari ubyizeye ngo atere nubwo bimeze gutyo, umucunguzi wawe agiye kuboneka. Yobu 18 duhera aho ngaho. Ndumva ngiye kuvuga ibintu byinshi kandi mu mwanya mutoya, ariko yenda ibindi ufate mu bice, ariko ibyo nturyibagirwe. Nubwo bimeze gutyo, bwira uwo mwegeranye ngo nubwo bimeze gutyo ariko umucunguzi wanjye agiye kuboneka. Bwira uwo mwegeranye ati nubwo meze uko nguko umeze, umucunguzi wanjye agiye kuboneka. Reka mpere Yobu 18. Yobu 18 ndasoma mpere ku murongo wa 14. Uyu nguyu ni Yobu. Yenda reka muvugeho mu ncamake kugira ngo twumve impamvu za bino bintu. Yobu twese twaramwigishijwe, abandi turamwigisha. Yobu ni umuntu wabayeho aratunganirwa, aratunga, agira umugisha mu bana, agira umugisha mu matungo, agira umugisha muri buri kimwe cyose. Kabiri, agira umugisha ku Uwiteka. Yobu ni umuntu Imana yirase ihuye na Satani avuze ko avuye kuzerera isi. Iramubwira ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu, uburyo anyuba, iramwirata. Yobu yabayeho nyine, abaho imfubyi zibaho, abapfakazi, yabayeho mu gihugu cya Usi. Yari umuntu w'intangarugero muri byose. Ariko uraje wumve Yobu uburyo yaje guhura n'akaga, ariko umucunguzi waza kuboneka. Yobu yari afite inshuti zirimo ba Elifazi, ba Bildadi n'abandi bari inshuti ze. Hari inshuti umuntu atunga kubera ibihe, hari inshuti umuntu atunga kubera ibihe. Ariko mara nuko numva umutima wanjye ufite ibihe byiza, numva umutima wanjye harimo ibihe byiza. Kubera iki? Nanjye namenye ko agiye kuboneka. Namenye ko umucunguzi wanjye agiye kuboneka. Uraje wumvira amagambo yavuzwe na ba Bildadi babwira uwitwa Yobu kubera ibihagezemo. 14 azarandurwa mu rugo rwe yiringiraga, kandi azashyirwa umwami w'ibiteye ubwoba. Murabizi ko Yobu abana baje gushira, Satani ariwe wamusabye, inka zirashira. Satani ntiyanyurwa ngo agera no ku rwego asaba Yobu umubiri nawe arawuhabwa, ngo agera ku rwego byose bimushiraho. Inshuti ya Yobu isigara ari urujyo, ngo nirwo yishimishaga. Uraje wumvero ageze mu bihe, za nshuti umva amagambo zitangiye kumubwira kubera ibihagezemo. Azarandurwa mu rugo rwe yiringiraga, kandi azashyirwa umwami w'ibiteye ubwoba. Abatarabe bazaba mu rugo rwe, kuko abe bagize gute? Barashize. Abatarabe bazaba mu rugo rwe, amazuku azasukwa ku buturo bwe, imizi ye izumira hasi, n'ishami rye rizacirwa hejuru. Kwibukwa kwe kuzashira mu isi, kandi izina rye ntirizongera kuvugwa mu nzira. Aba ni inshuti ze ziri kuvuga zibwira Yobu. Izina rye ntabwo rizongera kuvuga. Kubera iki? Ryavugwa rivuye hehe? Ko abana bashize, ko nawe asigaye ku ariko ndashimira Imana, nubwo bimeze gutyo umucunguzi wacu agiye kuboneka. Azirukanwa ave mu mucyo
mucyo ajye mu mwijima, ndetse azacibwa mu isi, ntazagira umuhungu cyangwa umwuzukuru mu bwoko bwe. Ntazagira umuhungu cyangwa umwuzukuru we. Kubera iki bavuze guri? Abana barashize, bamaze kubibona ko nta mwuzukuru, nta abazaza nyuma ye bazatangarira umunsi we, abazaza nyuma yo kubaho kwe bazatangarira inkuru ze. Nk'uko abamubanjirije bafashwe n'ubwoba, ni ukuri aho nibwo buturo bw'ukiranirwa, kandi aho niho hantu h'utazi Imana. Umva aho bashyize Yobu, ngo niho buturo bw'ukiranirwa. Yobu wiraswe n'Imana, babonye ko ubuturo bwe ari ubw'ahantu h'umuntu ukiranirwa, ngo ni ubw'ahantu h'umuntu utazi Imana. Bahise bahindura umuntu ukiranirwa umuntu utazi Imana. Umuntu Imana yirase nk'umukiranutsi, bamubonye nyine ibyo ari kunyuramo ko ari ingaruka z'ibyaha no gukiranirwa, ngo baravuga. Ariko mu nkundire cyane cyane nashatse tujye 19 Yobu agiye kubasubiza. Wumvisha amagambo bavuze. Yobu nawe afata umwanya arabasubiza, aravuga ngo maze Yobu arabasubiza ati, muzahereza he mubaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu. Yobu nawe afashe umwanya aravuga muzahereza hehe kumvunaguza amagambo yanyu, suko mbayeho ntibibanyuze, hirya y'uko abana banjye bashize, hirya y'uko amatungo arangiye, hirya y'umubiri wanjye, mugeretseho no kumvunaguza amagambo. Aravuga ngo ubu ni ubwa 10 munshinyagurira, ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Iyi ni incuro ya 10 mungira uko mushaka. Ntabwo mujya mumwara basi ngo mwumve mungiriye imbabazi zo kungirira nabi. Nakuzaniye message. Nubwo bimeze gutyo umucunguzi wawe agiye kuboneka. Nubwo bakufasha ijambo, nubwo ibihe bigufashe, ariko umucunguzi wawe yambwiye ngo nze nkubwire ngo agiye kuboneka. Kandi uburyo araboneka mu buracecekesha bavugaga, buratuma bagufasha ijambo babyabo. Nshimira Imana ko umucunguzi wacu agiye kubona. Ariko twatse haleluya, nabyo abantu kumubona. Yemwe badukurikiye online, agiye kuboneka, araboneka. Araboneka. Dona sile fola dras, araboneka. We ntajya apfa, araboneka. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye n'igihe kiriho mu Rwanda niki? Ko niba narakoze icyaha ingaruka zacyo murashaka iki? Mwaretse kumfatanya n'ibihe, niba ari n'igicumuro ko ari icyanjye, ko ari njye uzahanwa, mushaka iki? Ko ari njye watakaje abana, ko atarabanye, ese mwacecetse? Niba koko ari ingaruka z'ibyaha, ko ari njye wapfushe amatungo, ese mwandetse ko kuki hirya y'ibyo nahuye nabyo mugerekaho n'amagambo? Kugeragezwa kwawe gutwaye icyo abandi bakuretse. Hari ubwo ari urwabo rwasenyutse, basi baretse kugerekaho n'amagambo. Hari ubwo ari bo birukanywe, basi baretse kugufatanya n'ibihurimo ngo bashyireho amagambo. Niba ariko ko ari ninjye kiriho, mwe niba mushaka kunyibonaho, nuko mpamya ibyo munsebya, mumenye yuko ari Imana yubitse urubanza rwanjye ikangotesha imitego yanyu. Mumenye ko ibi byose ariko ni Imana yabikoze, niyo yubitse urubanza rwanje. Ariko araboneka. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazikwijemo umwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Yanyishe inturutse impande zose. Yanyishe inturutse impande. We ntawe ari gushyiraho urubanza, ntawe ari guciraho iteka, arabizi ko ariyo yabikoze. Yanyishe inturutse impande zose.
none ndapfuye, kandi ibyiringiro byanjye yabiranduye nk'igiti. Yaturutse mu bana irakubita, ijya mu matungo irakubita, ijya mu mazu irakubita, n'umubiri ngo yamwishe imuturutse impande zose. Yankongeje uburakari bwayo kandi imbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zaziye icyarimwe, zishaka inzira yo kuntera, maze zigotwa urugo rwanjye. Yantandukanije n'abo tuva indimwe, yantandukanije n'abo tuva indimwe, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Ageze ku rwego n'abo bavaga indimwe. Uracyafite amahirwe urahamagara bakakwitaba, urandika bakagusubiza. We yageze ngo naho abavandimwe bamwigurutse, asigara wenyine, ariko asigarana n'umucunguzi. Ndabizi hari ikintu kiri buze kuba. Bene wacu bantaye n'inshuti zanjye zanyibagiwe. Bene wacu bantaye n'inshuti zanjye zagize gute? Uwo ni Yobu uri gusubiza. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi. Abo mu nzu ye n'abaja be bamugenje nk'iki? Ntabwo akigaragara nka boss, ntabwo akigaragara nka nyir'urugo. Yabaye nk'umushyitsi, n'abaja n'abagaragu bamusuzuguye, nta gaciro agifitiwe. Mbamereye nk'umunyamahanga, mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Ageze ku rwego ahamagara n'umugaragu we akamusuzugura, nubwo amwingingisha akanwa ke nta kimwumva. Nawe aramureba akabona nta minsi myinshi afite, akumva nta mpamvu yo kumwubaha, kuko abona ko n'ubundi ejo he hadahari. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye. Umugore we wande azinutswe iki? Arahumeka ati umugore washatse. Nawe ntagishaka kumva umwuka umuvamo, uramunukira. Kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baransuzugura. Iyo mbyutse bamvuga nabi, inshuti zanjye z'amagara zose zaranzinutswe, n'abo nakundaga bampindukiye abanzi. Inshuti zaramuzinutswe, n'abo yakundaga bamuhindukiye abanzi. Kandi sarazira ikiko, babaye abanzi y'abakoreye iki? Ariko uzi guhura n'ikigeragezo kigatuma abantu bagushiraho, kandi ariko wari ukeneye abantu, kandi nawe ibyaje utabyihamagariye, byaje gusa, ariko abari inshuti bagahinduka abanzi. Reka no kugira uwo ntangaho urugero ngewe nivuge. Ni ukuri pe, bundi se twareka gukundana ngo dupfe iki? Ndabizi ko munkunda nanjye ndabakunda, ariko ubu ngubu hagize akaba kabariko kaba katari kuba kandi kati Evangeliste John mwakundaga, kumbi yajya ariko base n'abandika gusa, nta n'uwatese mukozi w'Imana. Bimeze biti basi ndaguse ahubwo ariko bene da kubera iki isi basi kubera iki tutigira kubyiza. Nge ntabwo nigeze mba umusirikari pe, ariko nziranye n'abantu babayeho. Namenye ngo iyo bari ku rugamba, mugenzi wa karaswa arwana no kumukavaringa ku buryo batari bwongere kumurasa. Yego kabiri, niyo bibaye ngombwa ko mugenzi we yicwa, ngo ntibajya basinga umurambo mu birindiro by'abanzi,
barwanira no kukura mu birindiro by'umwanzi kugira ngo bajye kuwushyingura mu cyubahiro kandi ari umurambo, bakarwanira gutwara umurambo. Ariko abarokore pastor, apana mwebwe n'abahantu mperutse pfiyo mu ntara, abarokore bahantu nagiye bene da byonyine bumva ngo mwene se yarashwe. Reka nivugire mu barimbyi nanjye ndiwe. Hari kuntu barimbyi basenga nduwiteka ndasohoye imyanda noneho mugenzi wabo yarazwe. Yari imaze iminsi bitubwira ko igiye kubashyira habona, yari imaze iminsi bivuga we. Noneho reka yandikire turasezere kubw'impamvu ze bwite. Bati yari imaze iminsi tubwira ngo igiye gusohora, none batangiye kwijyana. Imana nuko izajya yiko ibajyane buhoro buhoro idukiza abanya, kandi ubwo babivuga nabo nibakasha, ariko nyine rero isi beneda umurakore baramurasa aho kugira ngo bene se bamukavaringe, abo bakarushaho gushwanyura igikomere. Impamvu njya nivugira ngo abantu babinyuma ngo nayajyone, ubi imbere ni Kristo. Umuntu uri inyuma ntumenye igihe yagendeye. Hari umama wavuze ati mushumba wanjye ati nzakunamba uko byamera kose, Imana izagushoboze mama, nukuri izagushoboza ukomeze umunambeho. Na Petero yaravuze ati nkoko itara isi giduhinyuza, niyo mpamvu ze ngo izagushoboze nukuri pe. Erega tujya tugera mu bihe bikaduhinyuza nukuri. Petero yumva ariko ngo ati reka hano muzi pe, ati ko numvuga nk'abati ureka icyo mvuze ni kimwe, paraga ngo dushoboza byose na Kristo ugira gute uduhimbara. Ndagusabye mwene nubona mwene se ageze mu bihe bibi, niba ntacyo wamufasha basi wimuvunaguza amagambo, ceceka. Niba utamusengera basi ceceka, wimufatanya n'ibiharimo. Inshuti zanjye z'amagara, inshuti y'amagara bari ibitandukanye n'izindi nshuti. Inshuti zanjye z'amagara zose zaranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Muri make ikigaragara n'amenyo, umubiri wumanye n'amagufa, asigaye ku menyo yonyine. Yo ntajya nanuka, yo ntananuka, ahora ngana uko yanganaga. Yo ntajya nanuka, narashize umubiri urashira, hasigaye amenyo gusa. Reka yo ntajya nanuka, ntajya ararya ariko reka niyo atariye ntajya nanuka. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye. Ngo vate mwambabare mukarekera aho ngaho, basi nimubona nuko nsigaye meze, nimungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangirira uko Imana ingize? Ukomeze nikubahagije, ukomeze nikubahagije. Ese mwumva mutanyuzwe nuko nabaye? Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Amaze kuvuga iby'akababaro, amaze kuvuga iby'akaga n'amakuba yahuye nabyo, amaze kuvuga agahinda ke, abwira bene se nabo bamukomerekeje umutima. Umva uko agarutse rero, agarutse ahamya ko umucunguzi wagize gute. Haravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka 25. Haravuga ngo ariko jya ubwanjye. Tuzamura amaboko dushimira Imana ibyo avuze byose. Yo iby'umubiri warangiye, iby'amatungo yarangiye, iby'abana barangiye, iby'umubiri warangiye, agarutse avuga umucunguzi.
ngo ariko by'ubwanjye, tuzamura amaboko duhese icyuma, abagwa by'ubwanjye, ariko by'ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara. Ndashimira Imana kuba wiringiye umucunguzi wagiye guhagarara mu buneka. Hari ubyakira ngo ate haleluya. Yibutse ko nubwo bapfuye umucunguzi wadapfa. Yibutse ko amatungo yagiye uwayamuhaye waracyahari. Yibutse ko ibyo afite yabihawe n'umucunguzi, agarutse abihamya. Rero haravuga ati ndabizi ko ari ubwo ariho, rero uwo narindiwe. Birashoboka ubwo umucunguzi wangize wahari, birashoboka ko nakongera nkabona narindiwe kuva umucunguzi ahari. Hano hari mama ikambaze mama umva namubaza ni wakuyamenya ngo mubaze urakoze rata. Ibise birasetsa bigira gute? Biraryana. Hari umuntu waba uzi igitandukanye n'icyo ngicyo? Ibise birasetsa cyangwa birababaza? Byagusaza. None ikizi nyuma y'ibise kirasetsa cyangwa kirari? Mumpera ikiganza umubwire ngo ntago ibisetsa biba mu bisi, ibisetsa biba nyuma y'ibisi. Ntabwo igisetsa kiba mu bisi, igisetsa kiba nyuma y'ibisi. Ntabwo igisetsa kiba mu bisi, igisetsa kiba nyuma y'ibisi. Kabiri, uri kubise ntazanirwa indabyo, uri kubise ntahabwa uruhembo, uri kubise ntazanirwa imbuto. Ubwire ngo uri kubise ntasurwa. Ngo ushaka abashyitsi uri kubise, mama uri mukuru, uri kubise ntasurwa. N'uwamuteye inda ntahagera, aba yahejwe. Ariko umucunguzi aha baturi kubise akanaba ya twateye haleluya. Uri kubise aha ibihe byose pastor we, yo tumuzamuko tumushimire yo kabyara. Uri kubise ntabwo haba twabyaye gusa n'igihe tubiriho, aba hari umucunguzi aha ibihe byose. Kandi reka mbabwire, hari igihe uri kubyara abona umwana nyuma abatagiye kubise bamuteruye mbere. Nimwe murabana ntimyabyo ariko muzabyumva muhumure. Hari igihe abyara muri situation agatinda kubona umwana kubera ko bakimwitaho, ari ugasanga se yamubonye mbere nawe uzana imyenda. Uwariwe n'ibise ntamubone mbere, uwo bitari akamubona mbere. Mubwire ngo sinzagufasha kuribwa n'ibise, nzagufasha guterura icyaje nyuma y'ibise. Ninde mudamu uri hano ukundwa n'umugabo cyane cyane, akaba yarabyaye umugabo w'akaribwa na 3? Ababaza bimeze gute? Nzana imyenda. Abakurikirana aho bigeze ariko bikurya wenyine. Ameza ate? Wishaka ko bagufasha mu bisi. Ubwo ntubaye amahoro. Ejo bundi nari mfite graduation. Nasozaga icyiciro cya masters, nari ndi guhabwa bachelors muri theology. Noneho utekereze ko niza amanywa niga nijoro, ntanga minerivare, hari n'igihe nirirwagayo ngataha nijoro. Ariko umva ikintu cyabaye pastor, umunsi nkora graduation abantu bifotoreje ku kanzu yanjye ku gihe wayikoreye. None umva igitangaje ni kimwe, utazi ko ari nge warangije yari kubona uwayambaye aturira ne warangije. Tekereza abantu baturusha kwifotoreza ku ikanzu bataradufashije kwiga.
agera mu ishuri agakubitamo ingofero ati munkubita agapica nta foto nta cyabaye uri fotoriza ku ngofero warize mubwire ngo tuzaserebura ikiri inyuma y'ibise ariko ibise ntawe uzagufasha. Nura kuri gusengera umugabo wenyine mu bukwe tuzarya utanarya. Bakobwa bazaza bazambara ariko baragufasha ariko ninde uzakurara ijoro mana mu umugabo mana mu muhoya rirare wenyine ariko invitation nize banyogosenge tuzarwanira ibiseke impano uzaziduha tuzifotoza na menshi kukurusha ariko wasenze wenyine. Ndashaka utaha wakiza umutima nta wakwanga ntawe ukwanga ntawe mugira icyo mupfa ni impamvu z'ibisuriho. Kandi reka mbaha amakuru icyanyuma ntikiryana nk'icyambere. Icyanyuma kiryana cyane ariko nacyo kimara umwanya muto. Icyanyuma ninde urareba nk'utabizi wowe. Kandi burya umudamu ukiri ku gise cya mbere abagitaka ariko bigira ku cyanyuma umuntu usakurishwa ngo nuko bamuvuza agasohoka mu rusengero icyo ni igise cya mbere. Abageze ku cyanyuma barabandika bagakomeza bagasenga baravuga bakomeza bagasenga ugeze ku cyanyuma ntago abaki uzi impamvu gihamurwa n'utwo kiracyari icya mbere ariko abageze kujya anaririmba bamuvuza akaza karirimba pe abari ku cyambere nibo bababa. Mubwire ngo mubaze ngo bitewe nuko umeze wumva cyakangaye mubazanye wumva ugeze ku cyakangaye bitewe naho ugeze wumva ari cyakangaye ese kirimo kirakubagagura niba rero kimeze gutyo menya ko ni cyo. Yo baravuga ngo reka mbahamirize nubwo nyuze muri ibyo bihe nubwo mbabaye nubwo hasigaye amenyo yonyine reka mbibutse ikintu kimwe umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye rumaze kubora amaso yanjye niyo azamubona ntago ara Yobu yarazi ko azamubona byararangiye ariko Imana imubona agihari. Ndashimira Imana bari bazi ko byarangiye Imana umucunguzi Yobu yarazi ko azamubona ubuzima bwe butakiriho Imana imwiyereka agihumeka. Ndashimira Imana ko bari bazi ko zigiye kubakora ariko twateye haleluya. Umucunguzi agiye kuboneka kandi araboneka umwaka utararangira. Ubyizeye niyo wateye haleluya agashimira Imana yuko umucunguzi agiye ko amaso yanjye azamubona ntabwo arayundi. Umucunguzi Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo umucunguzi wanyu agiye kuboneka. Ngaho tumukomere amashyi ababyeyi bamuvugirize impundu tumushime. Agiye kuboneka ayo mashyi tuyongera agiye kuboneka. Umaze igihe utamubona ariko agiye kuboneka. Ndashimira Imana ko agiye kuboneka twese dutere haleluya. Hari abari baguteze amaso bafashe ijambo baravuze we kandi bavugaga ibyo babona ariko umucunguzi agiye gutuma baceceka uko agiye ngo hirya yo guhamya ibyo rero yaje kuboneka agaruka kuri Yobu bwa kabiri ngo araza girira neza irenze iya mbere. Uwo yahamije asigaye ku menyo araboneka amuha abana beza barenza abo yari afite. Sinabisomye no mu byo nize sindabyiga yenda kereka nimbyiga muri masters ariko bari abana yababyaranye nani samatungo ko yari yashize Imana yarayazuye. Ubwire ngo ntuza aho bigiye guturuka kuko nubundi ntuza aho byari byaraturutse. Umucunguzi si umukozi ni umuremyi. We ntabwo akora ararema.
abantu dukora duhereye ku bihari, we niyo asanze nta gihari arakirema kikabaho. Reka mbabaza, numva nageze mbibabwira niba nibuka neza. Ntuvuga imyaka yawe, ariko bireba imyaka ufite. Wari wamara ukwezi utiyogoshesheje? Ni wiyogoshesha kenshi? None umera uvuye? Hari PS bamo imbere mwamwe mubizira? Hari PS y'umusatsi b'imbere mu ruhu? None se umera uvuye he? Murebe imyaka muciye inzara, kuki zitarareka gukura? Uzana abamo indi PS? None se urukura ruvuye kuca buri munsi? Agiye kuboneka, agiye kuboneka. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo agiye kuboneka. Kandi umuntu wese aramubona bijyanye n'uburyo amukeneyemo. 42 avuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana igaruka kuri Yobu ngo iramwunamura. Ndashimira Imana ko hari abantu igiye kunamura. Sinkeneye ko bose babyumva, birumvwa n'ugiye kunamurwa n'Imana. Hari abantu bamaze igihe bunamishijwe n'iminsi, ibihe byarabunamishije, ibihe byatumye bahetama, ibihe byabagize ibicibwa mu miryango, ibihe byabambuye inshuti, byabatandukanyije n'abo mwakundaga. Ibihe byarakunamishije. Uzi ko ibihe bijya byunamisha umuntu akitwa umurozi, atazi n'ibyatsi bivura inzoka. Uzi ko ibihe byunamisha umuntu yatambuka bakaryana inzara, atazi n'icyo azira. Ariko Imana igaruka kunamura Yobu. Umucunguzi yahamije agaruka kunamura Yobu, ngo amaze kumwunamura, ngo buri kimwe cyose yari afite amukubira kabiri. Mu mahirwe ya kabiri, umucunguzi agiye kurema ibitandukanye. Watakaje akazi, hagiye kuza katameze nk'akari gahari. Hari inshuti watakaje kubera ibihe, ugiye kubona izitameze nka za zindi. Ngiye kubasaba ikintu kimwe, mwaba mwaje kuwa gatanu, mwaba mwaje ku cyumweru, mujye muza mudashaka gukora mu mufuka w'Imana. Mujye muzi intego atari gukora mu mufuka w'Imana. Mujye muzi intego ari gukora ku mutima w'Imana. Iyo ukoze ku mutima w'Imana, umufuka w'Imana urifungura. Basi urakumva? Iyo ukoze ku mutima w'Imana, umufuka wayo urifungura. Iyo ushaka gukuramo umuntu amakuru, ujya kumugurira. Musohokana, urafata iki? Bakazana. Bimeze biteze amakuru. Shani meza, bunarunaka. Ubwire ngo kora ku mutima w'Imana, umufuka wayo urafunguka. Wishaka ibiri mu mufuka utarabanza gukora ku mutima. Shaka umugabo, kora ku mutima. Ngo hari ibintu biba hanze, ngo hanze ahangaha. Ntabwo Imana bayikura. Kora ku mutima. Umva icyo Imana yakoze, ngo yunamura Yobu. Ngo imaze kumwunamura, imusubiza ibyo yanyazwe. Ihita isanga ba Elifazi n'abandi, ibategeka kujya kwa Yobu bakamwikubira imbere, kandi ntibagende n'amaboko masa. Ntabwo bagiye, oya,
kubaca amande. Mubwe kubaca amande, igiye kubaca amande. Abantu mwavuze umuntu wanjye n'abari mu kaga, mwavuze umuntu wanjye n'abari mu gihe cy'amakuba, mwamuvuze n'abari mu gihe cyo kugeragezwa. Kubw'iyo mpamvu ntibiri bukunde, mugende mumwikubita imbere kandi mugiye n'amaturo ngo ndashimira Imana ko hari abantu igiye guca amande. Twateye haleluya. Mugende kandi ni uri buze kubavumura, ni urabahesha umugisha, natabaturaho umugisha murahura n'akazi. Mugende ngo bagenda bajyanye amaturo. Na bose Yesu ntibamwumvishe. Mubwire ngo agiye kuboneka, umucunguzi agiye kuboneka kandi nabyumve nuko agiye kuboneka. Ntabwo naje kubahamura, yambwiye ngo nzababwire ngo nuko ameze gutyo agiye kuboneka. Kandi yaboneka ukiri ahangaha, yaboneka urimo gutaha, yaboneka nijoro, yaboneka mu gitondo. Icyo azi cyo ni kimwe, yambwiye ngo nzababwire ngo agiye kuboneka. Kandi amaso yawe agiye kubibona, akanwa kawe karabihamya. Abatubonye turi mu gihe cyo kugeragezwa bagiye kutubona turi mu gihe cyo gusubizwa. Baravuze kubera ko twari turi mu gihe cy'uko batuvugaho, harageze ngo Imana ibambure ijambo. Ndashaka gusenga, umucunguzi agiye kuboneka. Anko warahamubuze, anti warahamubuze, kandi wari umukeneye, ariko umucunguzi inzuzi nizisoma ibicu bigahinda, uko nukwerekana yukwidukunda. Inzuzi nizisoma ibicu bigahinda, uko nukwerekana yukwidukunda. Ako dusenga ariko mubwire ngo agiye, mubwire ngo agiye kuboneka, mubwire ngo agiye kuboneka umucunguzi wawe. Araboneka mu bundi bwiza, araboneka mu yindi shusho, ariko tumuzako twese dutere haleluya. Agiye kuboneka we, agiye kuboneka we, mu rugo rwawe agiye kuboneka, mu bana agiye kuboneka. Elasira foladras, delo olas foda andretas, edais. Bahuragi Nuzuye Mana tukuzamura amaboko, tuguhaye icyubahiro. Aya maboko tuyazamuriye umucunguzi ugiye kuboneka. Aya maboko tuyazamuriye Imana ishobora byose. Ndabyumva hari abantu agiye guserukaho butaracya. Telasile foradras, otayibini foradra. Twese dutere haleluya. Agiye kuboneka, agiye kuboneka, agiye kuboneka mu agiye kuboneka. Hano hari abantu 10 bagiye guhabwa akazi mu buryo butunguranye. Ndabyumvishe. Agiye kuboneka, agiye kuboneka, agiye kuboneka. Abari online Imana irambwiye ngo hari amashimwe igiye kubaremera, namwe mugiye gutambutsa amashimwe. Tuzamura amaboko dushimire uyu mucunguzi. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho,
biganza bigabama mbwira umuntu mwegeranye ngo wizeye ko agiye kuboneka, umubaze ngo wizeye ko agiye kuboneka. none se ubyizeye yatanze abandi agatera hara nkare eshatu agashimira Imana, hara eshatu dushimira Imana. uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho, uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho. Haleluya, uri Imana yo kwizerwa, haleluya, uri Imana Ombi chambere nabwijibesha, oya chakabiri jiribabasi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, iri muri kirani myaka ibihumbi. uri Imana uri Imana icyo saba tugumane, niba nkugiriye umugi imisenge, haleluya, mumeneye umutima, icyo saba tugumane, niba nkugiriye umugi Imana ihimbaza twese tutari haleluya, haleluya. Tuzamura amaboko terasera potato saladas. Ariko uwumva mwiteguye atera uragashimira Imana ko mwakiriye, uwumva yakiriye umucunguzi, uwumva yakiriye umucunguzi. Ibintu by'Imana turabanza tukabyakira mu kirere cy'umwuka, urabanza ukabyakira mu kirere cyo kwizera. Reka mbibutse ko kwizera ni amaboko atagaragara ariko afata ibigaragara. Umuntu wese Yesu yakizaga yaramubwiraga ngo genda bikubere nk'uko ugize gute. Ndashaka muhaguruka rero, ndakumvishe Jehova we. Twaza amaboko tugashyira hano hari ikirere cy'ubuhanuzi, ariko reka nsoze ijambo nkirekere. Oya, murabizi nyine ko njye ni umwigisha, ariko tuzamura amaboko dushimire Yesu. Ese wayazamuye ugashimira Imana, wayazamuye ntacyo bitwaye ko hari abandi bayamanitse kwa muganga, wayazamuye ugashimira umucunguzi ko yaje. Tugumane niba nkugiriye icyo saba, tugumane
tuzane igiseke hano kuririmba iyo ndirimbo utambuka ubwira Imana ngo ntanze ituro rigushimira yuko umucunguzi wanjye agarutse. Nicyo cyonyine. Zubyizeye utabyizeye nturwane n'umutima